ko muneza amatwi. Abanyarwanda baciye umugani bati umutindi umuvura ijisho bwacye kari guturumburira. Abandi bati abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Abasesenguzi nabo bati bahena ntanyo. Ese niki cyatuma utuku wagutabaye akagutabarira umuryango ugatuka igihugu cyakobyaye ugatuka abagituye bose? Nkaho ibyo bidahagije ukubaho kanuyoboye icyo gihugu ukaza kwirirwa umuharabika ukatari. Ese yaba ari mpemuke ndamuke cyangwa ni kwa gushaka views byateye abantu gukora ibidakorwa? Yaba ari amahanga twonsereza nabi se? Yaba ari yandi koshya ngo ubone ifunguro ryo kuyiha? Cyangwa ni ibiyobyabwenge abantu basigaye biyahuza? Reka tubivugeho. Mugabanye n'ubwo bugoryi n'ubwo bucucu, mwebwe ba ministri, mwebwe ba deputy, mwebwe ba sirikare, mwebwe ba polisi bohereza kujya gufata abantu ngo mubice. Iyo ukoze ku muntu wa Kangondo turabizi ko azize ubutaka. Ntabwo umuntu ari umwanzi w'igihugu, nta nubwo azigira ababanzi b'igihugu, nimwe banzi b'igihugu mwangegeramo. Urafata umuntu wa Kangondo, umuntu wabyaye ufite abana, agiye gusura abana bayo, muratwisha muratumaza mwanera hamwe mwe, muratwisha Kagame wowe na FPR, muratwisha muri nera hamwe, murapfuye. Isi yose ugomba kubona Kagahinda mwanera hamwe mwe. Mufashe abayidamage murabishe, mufashe abatutsi bose mu gihugu murabishe, mwishe abantu bose bavugira abanyarwanda. Mwantera hamwe mwe, mwese mukita abandi ntera hamwe. Izi bwakazi z'abagositero zivuga ngo nama ngo wasaze, nimwe mwasaze mukiyicira. Inatera hamwe ngo ni Kagame, intera hamwe, muri intera hamwe FPR, muri intera hamwe z'ingurube zirya abana zikarya abakecuru zikarya Yesu we. Uyu mwumvise ni Mupendra Ramadhan uzwi nka Badrama. Niwe warigeze kumva indirimbo mu myaka ya 2015, nta kuntu waba utazi uyu mugabo. Uyu ngo yahoze mu ngabo z'u Rwanda aza gusezerwa mu mwaka w'ibihumbi 2000 kuko atari yujuje imyaka. Uyu mugabo Badrama wasaga n'uwazimye cyangwa yaribagiranye yaje kongera kumvikana mu majwi yatunguranye, ndetse bamwe bakeka ko ari AI zateye ubu, ariko nyuma koko baza gusanga ari ibyanyabyo. Mupendra Ramadhan yumvikanye mu kiganiro yacishije kuri Instagram ye mu buryo bwa live, aharabika u Rwanda, abayobozi barwo, abaturage, ibintu byatangaje benshi bakibaza ukuntu leta iha ubwisanzura abantu bagakora ikabaha amahirwe y'ubwamamare, bamara gusinda ayo mahoro ugasanga bagiye hanze batangiye kuvuga n'ababareze bagakura. Ese biterwa n'iki? Yaba ari amahanga afitiye u Rwanda ishyara boshya, imitwe irurwanya se ihaka yabo ngo baze baharabika u Rwanda? Reka tubivugeho. Ngiye wumva nitwe Elias ntucikwe. Reba neza ko wakoze subscribe kuri iyi channel maze ujye uhora ubona ibiganiro byacu buri munsi. Hari abantu benshi bakomeje gutunga urutoki abantu bahimba ibinyoma kugira ngo babone ibyangombwa byo kubajyana ishyanga, bagahitamo guharabika u Rwanda, igihugu bavukamo. Ibi nibyo bita nguramaramuko cyangwa ngurikiryamo. Minisitiri w'urubyiruko utuma twishima yatangaje ubutumwa bukomeye kuri uyu mugabo. Uyu mugabo yatangiye amwiyama amubwira ko bidakwiye guharabika u Rwanda kugira ngo umuntu abone ibyangombwa. Ku mbuga nkoranyambaga zose bamuhagurukiye, yewe n'umuryango avukamo bahagurutse ngo bamuhanure, ariko Badrama yigize kagarara. Say it. Say Rwanda is nothing. Nyamara agasozi k'indahanurwa mu bijyanye n'imyidagaduro hakomeje kugarukaho na benshi bibaza ku murongo mushya yafashe wo guharabika abayobozi no kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'icyaba cyabimuteye. Iyi myitwarire mibi ya Badrama yafashe intera ku 22 Gashyantare 2026 mu kiganiro cyatambutse kuri Instagram ye. Muri aya mashusho yibasiye inzego zose z'u Rwanda kuva ku butabera kugeza ku nzego z'umutekano. Uyu mugabo kandi yibasira cyane umukuru w'igihugu n'umuryango we. Benshi mu babonye ibyo Badrama yatangaje bakomeje kwibaza inkomoko y'iyi myitwarire, gusa kuba mukurikiranira hafi bari bazi neza ko icyaboraga ari isaha n'umunsi ngo akora ibintu nk'ibi kuko imyitwarire ye yari imaze iminsi ica amarenga. Mbere yuko ibi byose biba ku 12 Gashyantare 2026 abinyujije kuri Instagram, Badrama yavuze ko u Rwanda rujya mu biganiro byo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruhagarariye M23 ndetse yita umutwe w'ibyihebe. Agitangaza ibi benshi bahise babona ko isaha n'isaha y'igihuru kizabyara igihunyira.
Badlama yamenyekanye cyane mu muziki w'u Rwanda ubwo yashingaga inzu ifasha abahanzi izwi nka The Men, yashoyemo akayabo ariko bikarangira nta musaruro ufatika itanze kugeza afashe icyemezo cyo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho atuye uyu munsi. Bamwe mu bo mu muryango w'uyu mugabo ndetse n'inshuti ze bakubwira ko atigeze akora politike ndetse ko atari ibintu yakurikiranaga cyane ku buryo bibaza uko byagenze ngo ayinjiremo, none akaba afite umurongo wo kurwanya u Rwanda. Abantu bafite izina rikomeye by'umwihariko bakurikiranwa cyane n'urubyiruko bari mu barwanya u Rwanda bashobora kwifashisha kugira ngo bagumure abanyarwanda bijundi ku buyobozi bwabo. Kimwe mu bimenyetso umuntu ashobora gushingiraho ahamya ko Badlama ari gukoreshwa ni ingingo z'ibyo yagarutseho muri icyo kiganiro zirimo urupfu rwa Assinapol Paul Rwigara, urwa Kizito Mihigo, urwa Jay Polly, abaturage bimuwe Kangondo, FDLR, Kayumba Nyamwasa n'ibindi bikunze guhozwa mu kanwa n'abarwanya ubutegetsi. Kuba uyu munsi rero byasohoka mu kanwa ka Badlama hari icyo bivuze. Ikindi kigaragara muri aya mashusho ya Badlama ni uburyo bimwe mu byo yavugaga atabifiteho amakuru ku buryo yitabazaga abantu bigaragara ko bari aho yayafatiye. Bivuze ko we nabo bari kumwe babanje kumvikana ibyo atangaza ndetse bakagenda bamwibutsa bimwe yibagiwe. Nyuma y'aho amashusho ya Badlama asohokeye, abarwanya Leta y'u Rwanda bayakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga nk'abitsamuye ibishimangira ko ari umugambi bahuriyeho. Kimwe mu bimaze kugaragara nuko abarwanya Leta y'u Rwanda biteguye gutanga ibishoboka byose mu kurusiga icyasha. Amakuru avuga ko hari n'abishyurwa ibihumbi 25 by'amadolari kugira ngo bakore amashusho yibasira igihugu. Aya si amafaranga make kuri Badlama uhanganye n'ibibazo uruhuri by'amikoro. Badlama akiri mu Rwanda yakunze kwigaragaza nk'umugabo ufite amafaranga kandi witeguye gukora ibishoboka byose ngo ateze imbere umuziki, ariko ikitagarutsweho cyane ni uburyo yabonye ayo mafaranga. Mbere yo gushinga The Men, Badlama yari umusore wishakisha nk'abandi bose ariko wakundaga kwiyegereza abahanzi cyane. Mbere yo kuba ikimenya bose, yabaye umushoferi w'umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe mu myaka ya 2009. Uyu muhanzi ni nawe waje kumuhuza n'umwe mu basore bakora akazi ko gutwara ba mukerarugendo, rimwe na rimwe yaba atakoze agaha Badlama akazi ko kumutwarira abashyitsi. Aha niho uyu mugabo yaje guhurira n'umunyamerikakazi yakomoyeho ubutunzi bwose. Nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Badlama yaje gutereta uyu mukecuru wari ufite agatubutse ndetse bakundana igihe kitari gito. Niwe wamuhaye amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye arimo nayo yakoresheje atangiza The Men. Badlama wakuriye mu buzima bubi yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mukecuru wamukuye ahakomeye, atangira kumutekera imitwe icyo bagiye gushoramo cyose akamubwira ibiciro bihanitse. Byageze aho uyu mukecuru asaba Badlama kureka umururumba kuko amafaranga afite atayamara. Bya bindi by'akabaye icwende katoga yewe kakoga ntikanake, Badlama yananiwe kureka ingeso ye yo gukorakora ashwana n'uyu mukecuru ndetse yisubirira iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yahise atangira urugendo rwo kwirwanaho, ariko kubera gushora mu mishinga atize neza birangira ahombye burundu. Ukuri nako The Men yazimye burundu. Nyuma yo kubona ko kuba i Kigali bigoye nta mafaranga, Badlama yigirira inama yo kujya muri Amerika afite icyizere ko azongera guhura n'uwari umukunzi we akamusaba imbabazi, cyane ko yari akimwitaba kuri telefone. Badlama akigera muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda witwa Bazili Maseverio amufasha kumenyera ubuzima. Uyu mugabo yahaye Badlama inzu yo kubamo nk'umuntu bakomoka mu gihugu kimwe wari uri mu bibazo byinshi. Iyi nzu Badlama yahawe yaje gutekereza uburyo yayikoreramo ubucuruzi, uwayimuhaye amubwira ko niba ariyo nzira ahisemo azajya amwishyuza amafaranga y'ubukode. Byarangiye bashwanya. Muri Gashyantare 2025, urukiko rwa Maricopa County Justice ruherereye muri leta ya Arizona rwategetse ko Badlama asohoka mu nzu ya Bazili Maseverio wari warwiyambaje ngo rumufashe gusohora mu nzu uyu mugabo wari waranze kumwishyura no kuyivamo. Mu gihe ibi byose byabaga, Badlama yaje kumenya ko wa mukecuru bakundanaga yitabye Imana, afata icyemezo cyo gusubira mu Rwanda agurisha imitungo yose uyu munyamerikakazi yari yarahaguze, ariko imwe n'imwe ayimwandikaho. Mu mitungo yagurishije harimo n'ikibanza cyari hafi y'ikiyaga cya Ruhondo. Nyuma yo kugurisha imitungo yasubiye muri Amerika, ariko aya mafaranga arayabyinira ku buryo ubu nta n'urwara rwo kwishima afite, aribyo byatumye benshi bakeka